tubyukijwe no kugushimira. Turagushimira urukundo rwawe udahwema kutugaragariza. Turagushimira imbabazi zawe udahwema kutwereka uko bukeye uko bwije. Ubana natwe mu bihe bitandukanye, ubana natwe mu bicuku bikomeye, ubana natwe dusinziriye, ubana natwe turyamye, ukatubyutsa amahoro, ukabyuka duhumeka umwuka w'abazima. Turagushimiye kubw'ubuntu bwawe, turagushimiye kubw'urukundo rwawe, turagushimiye kubw'imbabazi zawe, turagushimiye kubw'ineza itarondoreka ku buzima bwacu. Turagushimiye kubw'ingabo nyinshi uwo watanze zigapfa ku bwacu. Turagushimiye kuko utwereka imbabazi nyinshi n'urukundo rwinshi. Turagushimiye kuko udahwema kubana natwe. Turagushimiye kuko udahwema kutugirira neza. Abantu batugirira neza bakarambirwa, abantu batugirira neza bakananirwa, ariko wowe ineza yawe ituriho umunsi ku munsi, ituriho turyamye, ituriho twaryamye dusenze, twaryamye tutanasenze, ituriho dusinziriye tutazi iyo turi, ituriho tubyuka, ituriho umwanya uwo ari wo wose, ituriho umunota uwo ari wo wose. Turagushimiye ibyo udukorera muri ubu buzima, nta wundi wabidukorera. Ineza yawe itarondoreka. Icyubahiro n'ikibi cyawe muri iki gitondo. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. We mwami w'abami, usumba byose. Turagushimiye kuko turindanye n'imiryango. Turagushimiye kuko uduhaye kuba amahoro. Turagushimiye kubw'imbabazi zawe zidahwema kutubonekaho. Turagushimiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Izina ryawe ririshyirwe hejuru. Uyu mwanya mwiza nifatanyije n'abari hafi n'abari kure. Uyu mwanya tugushimira abo wagiriye neza, abo wahaye kukumenya, abo wahaye kugusobanukirwa. Turagushimiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Iki gitondo cy'umugisha, uhaye amaso yacu kukireba. Igitondo cy'umugisha, uhaye amatwi yacu kumva ijwi ryawe. Iki gitondo cy'umugisha tubyutse bikemera. N'ubuntu bukomeye, n'ubuntu bukomeye. Maso yacu arongeye arebye ineza yawe, maso yacu arongeye arebye ineza yawe. Imitima yacu yongera inezerewe no kubana nawe. Amatwi yacu yongeye gukingukira kumva ibiri hirya no hino. Icyubahiro n'ikibi cyawe mwami. Uhabwa icyubahiro, habwa icyubahiro mubyeyi, habwa icyubahiro wowe utuma tubaho, habwa icyubahiro wowe utuma turirirwa muri iyi si. Muririmbyi araririmba ngo isi yuzuyemo ibintu byinshi 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 biteye ubwoba, byinshi bikanganye, ariko hari ibyo utajya wemerera ko amaso yacu areba, hari ibyo utajya wemerera ko amatwi yacu yumva. Ibyo byose ukabinyuza hirya y'amatwi yacu, ibyo byose ukabinyuza hirya y'amaso yacu, ibyo byose ukaturinda ibiboneka n'ibitaboneka, ukaturwanirira izo tuzi n'izo tutazi, ukatubera amaso dusinziriye, ukarinda imiryango yacu, ukarinda abana bacu, ukarinda abatware bacu, ukarinda ingo zacu. Ibidushaka, ibiduhiga ni byinshi, ibiturwanya ni byinshi, ariko ukaturwanirira izo tuzi n'izo tutazi. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Turagushimiye mwami wacu, turagushimiye Kristo, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe, turagushimiye kuko watuzaniye urukundo, turagushimiye kuko watuzaniye ubuntu, turagushimiye ko watuzaniye kukumenya. Hacu haba haribagiranye, ntabwo tuba tukibasha kumvikana muri iyi si y'abazima, ntabwo tuba tukibasha kuvuga ngo byemere, ntabwo tuba tukibasha no gukandagira,
ntabwo tuba tugifite ubuzima ubu dufite. Byagiye biza ni byinshi, haje indwara z'ibyorezo uraziturenza, haje indwara zikomeye urazidutambutsa, haje ibintu byinshi y'amagisida atandukanye, ibintu bikomeye. Twararwaye uradukiza, wagendanye natwe mu mihanda, impanuka ziraba, abantu benshi bacika amaguru, abandi bahinduka ibimuga, abandi bahura n'ingorane zikomeye, abandi bararwara ntibakira, abandi bahura n'amakuba n'ibyago, abandi barataka babura ubutabazi, abandi bararira babura ubahoza. Ariko twebwe watugiriye neza, turagushimiye kuko twahungiye ku birenge byawe, utubera umurengezi, utubera umutabazi. Muririmbyi araririmba ngo umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Wabereye ubuhungiro imitima yacu, yahuye na byinshi binyeganyeza, ariko imitima yacu yibera ubuhungiro. Watubereye ubuhungiro. Hari ibyashatse kwangiza imibiri yacu, indwara zitandukanye n'ibindi bintu bitandukanye, ariko imibiri yacu wayibereye ubuhungiro. Watubereye ubuhungiro Kristo, ubugingo bwacu wabubereye ubuhungiro. Buba bwarageze ahacekererwa, byashatse kutumaramo ubuntu bwawe ni byinshi, byashatse kudukura aho uri ni byinshi, byashatse kudukura muri presence yawe ni byinshi, ariko watubereye ubuhungiro. Turagushimira ko watubereye ubuhungiro, waturwaniriye intambara, izo tubonesha amaso n'izo tutabonesha amaso. Turagushimiye ko watugiriye neza, waduhaye ikisi itaduhaye, waduhaye amahoro, tubyukira mu mahoro, tukaryama mu mahoro. Muririmbyi avuga ngo niseguye amahoro yawe, mbyukira mu mahoro yawe, ngendana amahoro yawe. Turagushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu, turagushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu, turagushimiye ko wagendanye natwe. Uyu muririmbyi araririmba ngo aho twagendaniye Yesu, ntabwo wigeze udutererana, ntabwo wigeze udutererana. Hari aho twanyuze tukabona ntituri buhave, twavuga ngo ibyo turi gucamo biraturengera, ibyo turi ducamo ntabwo turi bubivemo, ariko tubona naho uraturengeye. Turagushimiye ko hari aho twageze tubona nta nzira, uducira inzira. Hari aho twageze tubona nta buryo, ushyiraho uburyo. Hari aho twageze tubona nta butabazi, tubona urabudutabaye. Hari aho twageze tubona bikomeye, ubihindura ibyoroshye. Hari aho twageze tubona nta muntu, tubona turi twenyine, ariko tubona urahaserutse. Turagushimiye Kristo, turagushimiye utadutereranye, turagushimiye kutadusize twenyine, turagushimiye ko wabanye natwe mu bihe bitandukanye, mu ntambara zitandukanye, mu makuba atandukanye, mu byago bitandukanye. Hari aho umuntu yageze avuga ati aha ngaha mbuze umuryango usohoka, mbuze n'uwinjira, mbuze hepfo, mbuze ruguru, ariko urahaba. Warahabaye cya gihe, warahabaye turwaye, warahabaye turwaje, warahabaye bikomeye, warahabaye nta byiringiro byo kubaho, warahabaye Kristo. Turagushimiye igitondo, turagushimiye ineza yawe, turagushimiye kuko utadutereranye, kuko tutigeze tukubura mu byago no mu makuba. Nubwo tutumvaga ijwi ryawe, ariko wari uhari cya gihe, wari uhari cya gihe bikomeye, kuko ntabwo umuntu yabashaga kubyikuramo, ariko wowe wabimukuyemo. Uyu mwanya turagushimiye, izina ryawe ririhabwa icyubahiro. Tunejejwe no kwitwa abana bawe, tunejejwe nuko uri umwami wacu, tunejejwe n'urukundo rwawe, tunejejwe no kuba bawe, tunejejwe n'ubuntu bwawe, tunejejwe nuko watumenye, tunejejwe nuko uri umwami wacu, tunejejwe nuko uri Imana yacu.
ntabwo tuzicuza kugukurikira. Dufite impamvu zibifatika, 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 dufite impamvu zibifatika. Warakoze Yesu, warakoze, warakoze Yesu. Uyu mwanya rero turi imbere yawe. Uyu munsi tugiye kwinjiramo, amaso yacu arabutegereje, ariko turakwingize, reka tuwushyire mu biganza byawe. Reka ugenzurwe nawe, ukontororerwe mu biganza byawe. Umuntu wese uri bubyuke amahoro, komeza arindirwe mu biganza byawe. Ndasenze muri uyu mwanya kuri iki gicaniro cy'imbaraga z'amasengesho, kugira ngo amasengesho atubere uburinzi, kugira ngo amasengesho atubere ubudahangarwa, kugira ngo amasengesho atubere ubwugamo. Birashoboka ko hagwa imvura nyinshi. Imvura ni nyinshi mu buryo bw'umwuka. Hari iyagwa atari nziza, hakaza imvura y'amagambo, hakaza imvura y'ibintu bitandukanye, hakaza imvura y'ibicantege. Ariko iyo mvura yose aho yaturuka hose, uturamburira umutaka wawe, umutaka wawe ucecekesha ayo majwi, umutaka wawe ucecekesha ibyo bitero byose by'umwanzi. Satani ngo ahora ashaka ahiga arwanya ikiremwa muntu. Turakwinginze ngo uyu munsi twirirwe mu buntu bwawe, twirirwe mu munezero wawe. Nihagwa izuba ryinshi, rya rindi rituma ibitekerezo by'umuntu bijya kure yawe, rya rindi rituma ibitekerezo by'umuntu byiheba, rya rindi rituma ibitekerezo by'umuntu byumva binyanyagiye, biyaze, kumva mbese izuba ryinshi rimucanye mu bitekerezo, akumva ubwonko burashyushye. Reka uturamburire umutaka, ubyoroshye. Tanga ihumure ku bantu bawe, ndabasengeye. Satani arimo aratega imitego myinshi, avuga ati nibanyura aha ndabatega imitego, nibanyura aha barasanga bariyeri, nanyura aha ntari buharenge, nanyura aha ntari buhatambuke. Ariko iyo mitego yose turayiteguye muri iki gitondo. Dukuyeho imitego y'impanuka, dukuyeho impamvu zose z'umwanzi mu izina rya Yesu. Abo yateze imitego y'impanuka tuyikuyeho mu izina rya Yesu. Abo yateze imitego yo kubarwanya, hari n'abari bubyuke bagera ku kazi bakababwira ngo akazi kabo karangiye, kontara zabo zarangiye, cyangwa se hakaboneka impamvu, hakaboneka ibintu byinshi bikomeye byatuma batakaza akazi kabo. Ndasenze kugira ngo iyo mitego yose ndayiteguriye mu izina rya Yesu. Niveho izo mpamvu zose, ziveho. Ujye unetraliza imigambi yose y'umwanzi, ukanetraliza imigambi y'abantu. Hari n'abantu bazinduka barara batekereza uburyo batega abandi imitego. Hari n'abantu barara batekereza icyo bakora kugira ngo bababaze abandi. Hari n'abantu batarara bapanga icyo bakora kugira ngo bariza abandi. Ariko turasenze iyo mitego yose, hari n'igihe bajya kuyitega bikabananira, hari n'igihe umuntu agambirira kugirira nabi undi bikanga ntibikunde, hari n'igihe umuntu agambirira kuba yagirira nabi undi bikanga. Nta kindi kibikuraho uretse imbaraga z'amasengesho, nta kindi kibikuraho uretse imbaraga zo gusenga. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo dusenge. Abo umwanzi yagambiriye gutega amagisida tuyakujeho, abo umwanzi yagambiriye gutega imitego mu kazi, umuntu akabyuka agiye mu kazi agakaraba akisiga, yanazindutse yagera mu kazi akasanga imitego itandukanye, akasanga intambara zitandukanye, akabyukira muri stress, akabyukira mu marira, akabyukira mu gahinda. Kandi yabyutse nk'abandi, agiye ku kazi nk'abandi. Iyo ni imitego aba yatezwe n'umwanzi. Iyo mitego turayiteguye mu izina rya Yesu.
yesu abari bugere ku kazi bahagera amahoro, bagereyo basange wakuye imitego yose y'umwanzi, nk'uko abakirina babyuka bakora amasuku, ba bosi bataraza bagakoropa, bagahanagura, bagakuraho imyanda yose, bagategura. Uko niko natwe dukorobye imitego satani yateze, dukorobye imyanda yose yaduteze, abo yateze ngo batongane, abo yateze ngo bahure n'ibibazo, abo yateze ngo bavuge nabi, abo yateze ngo bababare, abo yateze hari n'igihe umuntu atsitara kuri esikariye, hari n'igihe umuntu anyerera akavunika, hari n'igihe umuntu agera kuri kazi yaba agiye abakoresha amashini, yaba agiye gucana amashini agasanga yapfuye. Hari ibintu byo mu buzima busanzwe, hari n'ibindi biba bidasanzwe umwanzi aba yateze gusa biba biri aho. Iyo mitego y'abakozi bajya mu kazi tuyitegurwe yose mu izina rya Yesu, tuyikujeho amasengesho, dukuyeho imitego y'umwanzi yose. Abari bujye ku kazi bagenda amahoro mu nzira, bagereye amahoro, bicara amahoro, bakora akazi amahoro. Iyo satani ari gutega imitego bituma n'akazi kadakorwa neza, bituma umuntu ababara, bituma umuntu yirirwa nabi. Hano ntabwo waremeye umuntu kumubabaza, ahubwo waremeye umuntu kumunezeza. Satani niwe uzana umubabaro mu buzima bwacu. Turasenze ngo bujye mu kazi bahure n'ihumure ryawe, bahure n'ubuzima, bahure n'imbabazi zawe, bahure n'urukundo rwawe, basanga imitego yose y'umwanzi wayiteguye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasenze kugira ngo abari busigare mu ngo, hari igihe umuntu asigara mu rugo agahura n'ibibazo bikomeye, agahura n'intambara zikomeye, agahura n'amakuba, akirirwa arira, akirirwa n'umubabaro, akirirwa n'agahinda, akirirwa n'intimba. Ibyo byose ni ikirere kibi, ni ikirere cy'umwijima kiba cyamwatase, icyo kizana ibibazo, icyo kizana guhangayika. Icyo kirere ndacyatatse nanjye muri uyu mwanya, ndagikuyeho mu izina rya Yesu. Abari bibwirirwa mu rugo, icyo kirere kibi kibamuruyeho, birirwa n'umunezero, baba badafite akazi, baba batarakabona, bumve ihumure ry'Imana, bumve ko nubwo yahirwa uyu munsi ejo azahava. Ndasenze kugira ngo icyo kirere cy'umubabaro nkeyuye ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Icyo kirere kibi umwanzi abazanira ndacyeyuye mu izina rya Yesu. Bumve ihumure ry'Imana, bumve urukundo rw'Imana, bumve imbabazi z'Imana. Data mu izina rya Yesu ubaremere ihumure, ubaremere umunezero mu izina rya Yesu. Ari abacuruzi muri uyu mwanya ndabasengeye, barihebye bagera aho bacururiza bakibaza uburyo abakiriya bari buboneke, bakibaza uburyo bari buze, ariko ibyo byose ndabisengeye kugira ngo mwami, iyo umuntu abyutse agiye mu kazi, agiye gucuruza, umuzanira abakiriya, ushyireho inzira zawe. Ari abaranguye ibyo baranguye bishire, ari n'abaranguza babona abakiriya. Ndasenze kugira ngo uzane ikirere cy'ubuntu ku bantu bawe, ndasenze kugira ngo ukure guhangayika ku bantu bawe. Abantu barahangayitse, abantu bafite ubwoba bw'ibihe, bafite ubwoba bw'ibihe, bafite ubwoba bw'ibyo bari kumva, bafite ubwoba bw'ibyo bari kubona. Ariko hari ukuntu unyuza ukoroshya ibintu, njya mbona no mu gihe hari ukuntu no mu gihe cy'impeshyi nta mvura iri kugwa, yewe nta n'ikime, yewe nta n'utujojoba, ariko hari abantu bajya bakavomerera nk'uturima tw'igikoni, twa turima tw'igikoni ukabona turatoshye kandi ari mu mpeshyi, ukabona uturima tw'igikoni turatoshye. Ibyo ntabwo biba biri ahantu hose, biba biri ku duce tumwe na tumwe, biba biri ku bantu bazi kuvomerera, bazi agaciro k'uwo murima. Ukabona bo bafite imboga ahandi zarumye, ukabona jaride zabo zimeze neza ahandi zarumye. Kubera iki? Baravomerera, bazi ko ari igihe cy'impeshyi, ariko nubwo ari igihe cy'impeshyi baravomerera kugira ngo rya zuba, ya mpeshyi itagira icyo ikora ku bihingwa cyangwa se ku mboga zabo cyangwa se ku byo bahinze. Ugasanga ni igihe cy'impeshyi, ariko ibiteye mu bishanga bimeze neza, nta kibazo bifite. Kubera iki? Biri mu mazi.
turi mu gihe abantu bafite ubwoba, turi mu gihe abantu bananiwe, turi mu gihe abantu bahangayitse, ariko hari uburyo aya masengesho turi gusenga yavomerera imitima yumye, yavomerera imitima icitse intege, yavomerera ubuzima bw'abantu, yavomerera ibyari bikomeye bikoroha, yavomerera ibitekerezo by'abantu, akavuga ati nubwo bimeze gutya Imana ni umutabazi, yavomerera imitima y'abantu ikareka guhangayika, nubwo bimeze gutya hari ubutabazi. Imana yohereza ubutabazi. Abantu ntibacike intege, abantu ntibagira ibyiringiro bike, abantu ntibasubire inyuma, abantu bagahora bakwiringiye nk'Imana yabo. nko mu gihe gikomeye, Eliya mu gihe cy'inzara, mu gihe cy'ibibazo, wamufukuriye akagezi akajya anyweraho amazi, ndetse ngo n'ibikona bikamugemurira umutsima n'inyama, ariko kagezi k'Ikereti. Gira utugezi ufukurira abantu muri ibi bihe bikomeye. Abashomeri bafukurira utugezi, banyweraho amazi, baboneraho iby'ibanze. Bafukurira utugezi, abamama bafukurira utugezi, abagabo bafukurira utugezi. Bafukurira utugezi nka kakandi wafukuriye Eliya mu mapfa menshi, mu makuba menshi, mu gihe abandi bafite ibibazo by'inyota, mu gihe abandi bari bafite ibibazo by'amazi, Eliya nta kibazo yari afite, hari akagezi wari waramufukuriye. Gira utugezi ufukura muri ibi bihe, mwami wanjye. Gira utugezi ufukurira abantu, gira utugezi ufukurira abutaraha akazi, gira utugezi ufukurira abafite ibibazo, gira utugezi ubafukurira bacira inzira. Uri Imana ica inzira aho zitari, uri Imana itabura uko ubigenza, uri Imana itabura aho inyura, uri Imana itabura inzira, uri Imana itabara umuntu mu buryo atatekerezagamo, uri Imana itungura umuntu no mu bihe bikomeye, uri Imana itungurana aho umuntu aba yihebye akabona ineza yawe, akabona igisubizo cyawe, akabona ubutabazi bwawe, aho umuntu ababona aho atava akabona urahamunyujije. Zana ibyiringiro kuba bitakaje. Hari abantu bicaye barimo bavanga Imana ntibaho, hari abantu bicaye bavanga Imana ntayo tubona, hari abantu bicaye bavanga Imana iri hehe, Imana muvuga iri hehe. Nk'uko Abisiraheli bari bihebye ngo bagatuka Mose, bagatuka ni kubw'ibihe bari barimo, bari bihebye ngo bari mu buretwa, bari bihebye. Hari uburetwa Satani ajya azanira abantu, akabashyira mu buretwa bw'ibihe, akabakoresha uburetwa, akabiriza mu buretwa, akabaraza mu buretwa, bakabyukira mu buretwa. Abantu bakirirwa bataka, bakarara bataka, bakirirwa barira, bakarara barira. Ubwo ni uburetwa bwa Satani. Ariko umunsi umwe ngo uravuga ngo numvise gutaka kw'Abisiraheli, manuwe no kubakiza amaboko atuma bataka, manuwe no kubakiza amaboko atuma bahora barira. Ujya ugambirira kugirira neza umuntu kandi ukabikora, ujya ugambirira gutabara kandi ugatabara, ujya ugambirira guhaguruka kurengera umuntu kandi ugahaguruka, ujya ugambirira kugirira neza umuntu ariko kugirirwa nabi, ujya ugambirira gutabara umuntu yabuze ubutabazi kandi ukabikora. Bavuga ngo manuwe no gutabara Abisiraheli, guhagurutsa Mose ngo yari yarazi kuvuga, umuha na Aroni ngo ugenda unkurire Abisiraheli mu buretwa. Hari abantu bari mu buretwa bwa Satani, hari abantu bari gukoreshwa uburetwa n'umwanzi, hari abantu bari gukoreshwa uburetwa n'ibihe, hari abantu bari gukoreshwa uburetwa n'ibiyobyabwenge, hari abantu bari gukoresha uburetwa bari kure yawe, kure y'ijwi ryawe, kure y'aho ukorera, kure y'aho uvugira. Ariko uyu mwanya uhereza ubutabazi, uhereza imbaraga zibakura mu buretwa. Hari umubyeyi uri hano ariko ubona Satani ari gukoresha uburetwa abana be, abanywesha ibiyobyabwenge. Hari umugabo uri hano ariko ubona urugo rwe Satani ari kurukoresha uburetwa. Hari umugore uri hano ariko ubona Satani ari gukoresha uburetwa umugabo we. Uburetwa ni bwinshi Satani ari gukoresha abantu.
Satani ari gukoresha abantu ibyaha bakiyongeza. Abantu barihebye, ibisubizo bari kubishakira mu biyobyabwenge kugira ngo basinzire. Ubwo ni uburetwa abantu barimo, kandi ibiyobyabwenge bibangiriza ubuzima, biri kwangiza ubuzima, buri kwangiza ibitekerezo byabo, buri kwangiza imitima yabo, buri kwangiza inyama zo mu mubiri, buri gutuma bangirika. Ubwo ni uburetwa abantu barimo. Ariko uri Imana yabaremanye urukundo, uri Imana yabaremanye imbabazi, uri Imana yabaremye ibakunze. Niyo mpamvu dusenze muri uyu mwanya ngo imbaraga zawe zikura abantu mu buretwa bw'ibyaha, uburetwa bwo kunanirwa, uburetwa bukomeye. Abantu benshi bari kwiyahura, abantu benshi bari kunywa imiti ituma basinzira kubera uburetwa Satani yabashyizemo. Abantu benshi bari kwicuza icyatumye babaho, ko ni uburetwa. Nyamara we kugira ngo ureme umuntu byaraguhenze, byarakuvunnye, ni umushinga ukomeye. Ariko uwo waremye ari kwicuza icyatumye umurema. Ongera umugarukeho, umugarurire imbabazi zawe, umugarurire urukundo rwawe. Hari ibyo ari gucamo akavuga ati ubu nabereyeho iki? Hari ibyo ari gucamo akavuga ati ubu ndiho kubera iki? Hari ibyo ari gucamo ati maze iki, nimariye iki? Ariko ngera uzane ihumure ryawe, mukure mu buretwa Satani ari kumukoresha. Ndasenze kugira ngo uburetwa abantu bawe barimo babufemo, hamanuka imbaraga zikura abantu mu buretwa, imbaraga zikura abantu mu buretwa. Kohereza Mose ageze mu Egiputa, Abisiraheli barabimenya ko hari umuntu wahageze uje kubakura mu buretwa. Ngo ariko Farawo yongera uburetwa, avuga ati bamumbaga amatafari 1000, ahubwo ni ibihumbi 2000. Batangira kubabazwa cyane, ahubwo uburetwa buriyongera. Uyu mwanya reka uburetwa bwari buri ku bantu bwawe bubaveho. Farawo yongera uburetwa ku Bisiraheli, ngo arababaza, arabananiza, ngo ariko imbaraga zawe zikora ibitangaza, ukora ibitangaza imbere ya Farawo, ukora ibitangaza bikomeye. Igitangaza cya mbere, ngo wica umwana w'intama, ngo basiga amaraso ku miryango yawe, ngo bahaguruka mu buretwa, ngo wica abana b'imfura b'Abanyegiputa, ngo ariko ukura abantu mu buretwa. Ntabwo nzi icyo wakora kugira ngo ukure muri ubu buretwa amazemo igihe kirekire. Ntabwo nzi icyo wakora kugira ngo ukure uyu mugabo muri ubu buretwa. Ntabwo nzi icyo wakora kugira ngo ukure abana mu buretwa. Ntabwo nzi icyo wakora. Uburetwa burababaza, ariko icyo wakora icyo ari cyo cyose, abantu bararushye. Kura abantu mu buretwa bwa Satani mu izina rya Yesu. Abanyegiputa basigaye barira, ariko Abisiraheli bava mu buretwa bacungujwe n'amaraso y'intama. Hari amaraso ya Kristo yamenetse kugira ngo abantu bave mu buretwa bw'ibihe, kugira ngo abantu bave mu buretwa bw'umwijima, kugira ngo abantu baze mu mucyo wawe. Ayo maraso nabagendere, ayo maraso nabasange. Muri ibyo ngo aracyatemba, nabasange, nasanga abantu bari mu buretwa, bakure mu buretwa mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo aya maraso asanga abantu bari mu buretwa bw'ibyaha, asanga abantu bari mu buretwa barushijwe na Satani. Aya maraso bakure, bahagakiza. Aya maraso atemba ubwo buretwa bwabo, aya maraso atemba n'ingoyi zibaboshye, aya maraso atemba n'ibibagozi, aya maraso ya Yesu, aya maraso y'imbabazi, aya maraso y'imbaraga, aya maraso akomeye atemba n'ubwo buretwa bwo Satani yabashyizemo. Tanga agakiza ugatangira ku buntu, tanga ihumure ku bantu, tanga umuyaga, tanga ubuzima ku batabufite. Muririmbyi aririmba ngo niwe Imana irema ibitariho bikabaho. Hari umuntu urimo wibaza inzira wanyuramo mutabara. Hari umuntu urimo wibaza inzira aho yakura inzira
kugira ngo asohoke muri ibi biharimo. Ariko ndasenze gushyiraho inzira, ushyireho uburyo, ushyireho ubutabazi, ushyireho uburengezi, ushyireho impamvu iyo ari yo yose, ukingura inzugi. Uri Imana ikingura inzugi, uri Imana ikingura inzugi. Aho umuntu akingiraniwe ukahamukura, aho akingiraniwe mu gahinda ukahamukura, aho akingiraniwe mu marira ukahamukura, aho akingiraniwe mu mubabaro ukahamukura. Hari umuntu urwaye, ndamusengeye ku gisasiro cy'uburwayi, aravuga ati ahangaha nzahapfira. Abaganga bamubwiye ko atazakira, ariko ndamusengeye imbaraga zikiza nizimumanukire, yakira imbaraga zikiza, yakira imbaraga zikiza. Ndamusengeye mu izina rya Yesu. Hari umuntu uri kuvuga ngo indwara kwa muganga barayibuze, ari kandi ndarwaye kandi ndarembye, ariko ndamusengeye kuri iki gicaniro cy'imbaraga z'amasengesho. Reka imbaraga zimukiza zimanukire aho aryamye, imbaraga zimukiza. Ashima Imana, avuga ngo abaganga bari barambwiye ko ntazakira, abaganga bari barambwiye ko bitazashoboka, reka abone bishoboka. Ndasenze kugira ngo ikirere cyo gushoboka kimwururukire, ikirere cyo gukira kimwururukire mu izina rya Yesu. Ndasengeye abarwayi muri uyu mwanya, nibakira imbaraga zibakiza. Abari kwa muganga, abari mu ngo, ababuze uko bagera no kwa muganga, za ndwara zidakira, bimwe bavuga ngo ni za kanseri, ngo amadiyabete, ngo imitima, amahiperetasiyo, ibyo byose za ndwara zose sinshaka kuzivuga, amazina ni nyinshi. Haje izizwi n'izitazwi, haje indwara zikomeye n'izoroshye, izo zose ziruhisha abantu. Ndahari kugira ngo nzisengere mu izina rya Yesu. Ndasenya izo ndwara zituruka ku badayimoni, ndasenya izo ndwara zifite amazina azwi n'atazwi, ndazisenge mu izina rya Yesu. Abantu bawe nibabohoke izituruka ku badayimoni, iz'amayoberane mu izina rya Yesu, iz'imyuka mibi, iz'ibihoherano nazo ngo ziri, ndasenye mu izina rya Yesu. Imigambi ya Satani yose mu izina rya Yesu, abantu bawe babohoke, abantu bawe bumve ihumure. Ndasenze kugira ngo muri uyu mwanya abarwayi bakire. Ndasengeye abarwayi, ndasengeye abarwayi. Tujya twumva abantu bashima ngo nari imeze nabi, ngo ariko ngo abaganga bambwiye ko bidashoboka, ngo ariko Imana irankiza. Nta kindi cyabakijije n'imbaraga z'amasengesho. Ndasenze kugira ngo muri uyu mwanya hamanuke imbaraga z'amasengesho zigende zikore ku barwayi. Ndasenze kugira ngo muri uyu mwanya hamanuka imbaraga z'amasengesho. Abasinziriye, basinziriye barwaye, babyuke babyukana ubuzima bw'izina rya Yesu. Bayoberwe uko byagenze, bumve ukuboko kw'Imana kubakoraho. Ndasenze kugira ngo abaraye barira babyuke baseka. Ijambo ryawe riravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndasenze kugira ngo waraye arira abyukane impundu. Ndasenze kugira ngo waraye ananiwe yumve ihumure ry'Imana. Ndasenze kugira ngo waraye abuze inzira abyuke yabonye inzira. Ndasenze kugira ngo wabaye ababaye abyuka abona umunezero. Ndasenze kugira ngo wabaye nta gisubizo afite abyukane igisubizo. Ndasenze kugira ngo waraye abona inzira zose zifunze abyuka asanga hari izo wafunguye. Ndasenze kugira ngo waraye nabi abyuke neza. Ndasenze kugira ngo waraye nabi abyuke neza, abyuka abona ineza y'Imana ku muryango, abyuka abona igitondo kidasanzwe, abyuka aseka, abyuka abona imiryango yabonaga idakinguye abone hari ikinguye. Ndasenze kugira ngo waraye abona nta buryo asanga washyizeho uburyo. Ndasenze kugira ngo waraye yiganyiriye abyuka abona ishimwe. Ndasenze kugira ngo waraye avuga ngo ndagirane, ejo nzabigenza gute, ejo nzanyura he, ejo nzakemura gute iki kibazo, ejo igisubizo kizava he. Shyiraho inzira, shyiraho inzira, rema inzira y'umunezero, rema inzira y'ibisubizo, rema inzira y'umugisha, rema inzira aho zitari ziri. Uri Imana irema ibitariho bikabaho, uri Imana ishyiraho ibintu bitari biriho bikabaho, uri Imana ishyiraho uburyo bukajyaho, uri Imana itegeka ibintu byose bikakumvira. Tegeka Mwami, tegeka igitondo cy'umugisha ku bantu bawe, tegeka guseka ku barira, tegeka akazi ku bashomeri. Uyu mwanya ndabasengeye. Hari umuntu uvuga ngo ntabwo nabona akazi, ntabwo byakunda. Byanyura mu zihe nzira, byanyura mu buhe buryo? Ni
ninde wakama, ninde wamvuganira, ariko ndasenze ngo tegeka kabone, tegeka kabone mu buryo bwawe, mu buntu bwawe, mu mbabazi zawe, uvubira imvura babi n'abeza kubw'urukundo rwawe. Tegeka kabone, tegeka kabone, tegeka kabone, shyiraho inzira kabone, shyiraho uburyo kabone, shyiraho akabonera. Nubwo kaba karashize mu isi, hari uburyo ujya uremera umuntu akazi ukamwigisha ibintu akaba ari ubizi wenyine, akabikora wenyine, bikamuzamura, bigahindura amateka ye, bigahindura ubuzima bwe, bigahindura ahashize, akisanga mu bundi buzima, kuko ariwe wategetse igihe kibi kikagenda, ukazana igihe cyiza ku buzima bwe. Tegeka igihe kibi kigende ku bantu, uzana igihe cyiza. Tegeka igihe kibi cy'amarira, uzana igihe cyo guseka. Tegeka igihe kibi cy'agahinda, uzana igihe cy'umunezero. Tegeka igihe kibi kigende, uzana igihe cyiza. Tegeka igihe cy'intege nke kigende, uzana igihe cy'imbaraga. Tegeka igihe, tegeka mwami, tegeka mwami. Muririmbyi rero ngo ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze biraba. Tegeka, tegeka, tegeka ababuze ubwishyu babona ubwishyu, tegeka ababuze uko bagira babona uko bagira. Tegeka igihe kibi kigende, tegeka igihe kibi cy'ubugumba kuri uyu muntu wabuze urubyaro, imyaka ikaba ibaye ategereje, birirwa bamubwira ngo ese nta nivamo. Tegeka, tegeka, tegeka igihe kibi cyo kutabyara, hazi igihe cyo kubyara, hazi igihe cyo gukikira, hazi igihe cyo guheka, hazi igihe cy'urubyaro. Tegeka mwami, nta gihe udategeka. Wategetse igihe kibi kuri Sara, kiragenda. Igihe cy'ubugumba, igihe cy'urubyaro, nta gihe kibi utategeka. Wategetse igihe kibi kuri Hana, igihe cy'amarira, igihe cy'agahinda kuri Hana kirabura, haza igihe cy'umunezero, haza igihe cyo gushima, haza igihe cyo kunezererwa Imana. Yahoraga ishiru akajya gutamba, akajya gusenga, ariko umunsi umwe ayihora ajya gusaba, ahora ajya kwinginga, agenda nta mwana, agenda ari wenyine, abona abandi babyeyi bahetse abana, abona abandi babyeyi bose abana, abona abandi babyeyi bari kumwe n'abana babo. Hana akagenda wenyine ari icike, Hana akagenda wenyine mu nzira arira, Hana akagenda wenyine, ntiyacogoye gusenga. Ariko umunsi umwe urategeka, urategeka igihe cy'amarira kuri Hana kirahagarara, haza umunezero. Umunsi umwe asubira i Shilo ahetse Samweli, umunsi umwe asubira i Shilo ari kumwe na Samweli. Umunsi umwe abandi bajyaga bahagarara mu rusengero bakavuga ngo Imana yabanye nanjye, nabyaye umwana w'umuhungu, nkurikizaho w'umukobwa, nkurikizaho w'umuhungu, nkurikizaho w'umuhungu, nkurikizaho w'umukobwa. Abagashima. Hana araho mu rusengero rw'i Shilo akibaza uburyo azashimamo, akibaza ryari ngo niryari nanjye nzashima. Ariko umunsi umwe nawe afata mikoro. Tegeka abantu bamaze iminsi badafite amashimwe. Hana afata mikoro arashima, ati ndashimira Imana ko yumvise gusenga kwanjye, ndashimira Imana ko nanjye yanyumvise, ndashimira Imana ko yampaye umwana w'umuhungu. Arashima, ashima izina ryawe, abantu bazagushima. Tegeka igitondo cy'amarira kirangire, uzane igitondo cy'umunezero. Hana nawe uhagarara imbere y'abantu avuga ijambo ritarimo amarira, ijambo ritarimo agahinda, ahubwo ijambo ryuzuye umunezero wo mu mutima. Hari abantu batashobora no kuvugira imbere y'abantu, bibaza ibintu byababayeho, bibaza ibintu bahuye nabyo, bibaza amakuba yabaguriye, bibaza bavuga ngo ijuru ryarabaguyeho. Bahuye n'ibintu batashoboraga guhura nabyo, bahuye n'ibintu batatekerezaga ko bahura nabyo, bahuye n'intambara batatekerezaga ko zabageraho. Mbese bagwiriwe n'ijuru, bagwiriwe n'ikirere kibi. Ariko utegeke muri uyu mwanya. Hana warategetse, igihe cy'ubugumba kirarangira, nawe yuzura ishimwe. Uyu mwanya ugira abantu utegekera, uzana amashimwe mu mitima y'abantu. Ababuze urubyaro, uzana urubyaro. Uri Imana izibura z'umuntu, uri Imana izibura imiyoboro y'urubyaro, uri Imana izibura inda zazibye, uri Imana. Ijambo ryawe riravuga ngo ni njye utuma batwita, ni njye utuma babyara. Tegeka muri uyu mwanya,
tegeka abantu bawe babohoke, tegeka inda y'uyu mugore yakira urubyaro, tegeka uyu maze iminsi akuramo inda atari ku bushake, akuramo inda kubw'impamvu zituruka kuri Satani. Ntisinitaye ku mpamvu izo arizo zose, ariko ndasenze kugira ngo mwami kuri iyi nshuro akimara kumva aya masengesho ntizihagarare kuvamo, ahubwo izajyamo igumemo kandi irindirwe kugeza igihe azabonera umwana. Yirukanye imigambi y'abadayimoni ituma abana be bapfa, ituma atabyara nk'abandi, ituma adatwita ngo inda ivuke nk'iy'abandi. Mu izina rya Yesu iyo migambi ndayisenye y'umwanzi. Mu izina rya Yesu niyakire guheka, niyakire gukikira, niyakire urubyaro mu izina rya Yesu. Ndamuhesha urubyaro mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ubushobozi ku kintu icyo ari cyo cyose, ku muntu uwo ari we wese. Niyakire urubyaro, niyakire ineza y'Imana, niyakire guheka, niyakire gukikira, niyakire gutuma, niyakire umwana muzima, niyakire abana, niyakire umugisha w'Imana, niyakire ineza y'Imana. Iyo umuntu uhora urira vuga tuzaza ryari Yesu, gira mugenderere muri uyu mwanya, uburyo abayeho, ubuzima abayeho n'ubw'amarira, n'ubwo gushinyagurwa, n'ubw'agahinda. Iki gihe cy'umwijima ku buzima bwe nikirangire, iki gihe cy'agahinda ku buzima bwe nikirangire. Niyakire ihumure ry'Imana, niyakire guseka, niyakire kunezerwa, niyakire kubohoka, niyakire umugisha w'Imana, niyakire imbabazi z'Imana, niyakire feva y'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze kugira ngo igihe cyiza kize ku buzima bw'abantu. Zinga igihe kibi uzana igihe cyiza, zinga igihe cy'intege nke uzana igihe cy'imbaraga, zinga igihe cy'agahinda uzana igihe cy'umunezero, zinga igihe cyo kunanirwa uzana igihe cy'ihumure. Mu izina rya Yesu zana ikirere cyiza, zana ubuntu ku bantu, zana imbabazi ku bantu, zana urukundo ku bantu, zana ubuzima urimo, ubuzima bwashize mu bantu, ubuzima bwashize mu bantu, umunezero washize mu bantu. Abantu buzuye agahinda, abantu buzuye intimba, abantu buzuye umubabaro, abantu babura nta nzira, abantu babura nta butabazi. Ariko ndasenze ngo uzane ikirere cyiza ku buzima bw'abantu, uzane ihumure ku buzima bw'abantu, uzane amahoro. Uri Imana irema ibitariho bikariho baho, uri Imana iremera umuntu, waremeye Adamu uramurema, umuremera n'ingobyi ya Edeni. Uyu muntu turi kumwe muri uyu mwanya, uyu muntu uri hano, muremera ingobyi ye ya Edeni, muremera Edeni ye. Umuntu yagira Edeni yari mu rugo, umuntu yagira Edeni yari mu kazi, umuntu yagira Edeni ye, umuremera ingobyi ye, ahanezererwa, ahaturiza, ahayumva ihumure. Remera abantu ubuzima kuko uri Imana irema ubuzima. Urakoze Mana, turagushimiye. Urakoze kubw'ihumure ryawe, urakoze kubw'urukundo rwawe, urakoze kubw'imbabazi zawe. Uyu mwanya mwiza, ni umwanya umuntu ashobora gusenga agahagarika amarira ari kuzarira igihe kirekire, ariko aya masengesho akayahagarika. Ni umwanya umuntu ashobora kukwegera ibyari bimugose bikamuhunga. Ni umwanya umuntu ashobora kubana nawe ibyari bimuhagurukiye bikicara. Ni umwanya umuntu ashobora kuza aho uri ibyari bimwirukankanye bikamushaka bikamubura. Ni umwanya umuntu ashobora gusenga akazinga amateka mabi ukazingura amateka meza ku buzima bw'umuntu. Ni umwanya umuntu ashobora kuzamo ugahagarika igihe kibi ukazana igihe cyiza. Ni umwanya mwiza, ni umwanya mwiza ukunda kutunanira ariko ukorerwamo ibintu bikomeye.
twagiye twumva abantu bakomeye muri Bibiliya bakomejwe n'amasengesho. Twagiye twumva abantu bakomeye muri Bibiliya bagiye bahagurukirwa n'intambara zikomeye, ariko amasengesho basenga agahagarika izo ntambara. Twagiye twumva abantu bakomeye muri Bibiliya bagiye bahagurukirwa n'abantu bakomeye, ariko basenga amasengesho agahagarika gukomera kw'abo bantu n'ububasha bari babafiteho. Amasengesho dusengera ahangaha tubivuga ari amagambo, ariko akagaruka ari ibikorwa. Twagiye twumva abantu bagiye barama kubera amasengesho. Umuntu akabahagurukira akavuga ngo ntabwo uzabaho, nzarangiza ubuzima bwawe, ariko yasenga wa wundi wamuhagurukiye akamushaka akamubura. Amasengesho atanga ubuzima ku bantu bari bagiye kwamburwa ubuzima. Amasengesho akinga imiryango ya gereza. Amasengesho akingura n'imiryango ya gereza ku bari bazirimo. Amasengesho azimya itanura ry'umuriro. Hari igihe Satani aducanira imiriro akaducukurira ibyobo, ariko amasengesho akazimya imiriro Satani yaducaniye, agasiba n'ibyobo yari yaducukuriye. Turi hano kugira ngo dusenge. Hari ibyobo Satani yacukuye ku buzima bwacu, aravuga ngo ibi byobo bazabigwamo, bicukuye aho batareba, akarenzaho n'ikintu ku buryo nituhagera tutabimenya ko yacukuye icyobo. Umuntu akinjira mu kazi bamucukuriye icyobo, bamukoreye dosiye imucisha umutwe. Icyo ni icyobo Satani aba yacukuye. Umuntu akabyuka mu gitondo nk'abandi, akajya muri dushe agasanga Satani yacukuye icyobo cyo kumunyereza muri dushe, akubita umutwe hasi, ubuzima bwe burangiye. Twagiye twumva abantu bagwa muri dushe. Umuntu akamanuka kuri esikariye agakubita umugongo kuri esikariye, amagufwa agasobana, akaba pararize. Ibyo ni ibyobo Satani aba yacukuye ku buzima bw'abantu. Umuntu akicara mu modoka ye, yagira mu nzira ngo feri, ngo ibuze feri, cyangwa se ngo baramugonze, tukumva ibyobo Satani yacukuye abantu babiguyemo. Umuntu akohereza umwana ku ishuri, bakamubwira ati ngwino umutore, ntabwo ameze neza. Ibyo ni ibyobo Satani aba yacukuye. Hari igihe tubyita ibyo mu buzima busanzwe ngo ni ibintu byakabaye bigomba kubaho, kumbi ni ibyobo Satani aba yacukuye. Twagiye tubona abantu barama, twagiye tubona abantu babaho mu buzima bunezerewe, twagiye tubona abantu babaho mu buzima burambye, bagasazana amaso mazima batambaye n'amarinete, bagasazana ingingo nzima bataracitse amaguru, bagasazana amaboko yabo, bagasazana amaguru yabo, bagasazana n'abana babo, bagasazana n'abagabo babo, bagasazana n'abagore babo, bagasazana n'imiryango. Ayo ni amahirwe ujya uzana ku buzima bw'umuntu. Ayo mahirwe turayahamagaye ngo natuzeho. Ayo mahirwe natuzeho. Ayo mahirwe natuzeho. Ngo muri iyi si ya none ntibigishoboka, ariko ayo mahirwe turayahamagaye, turayasengeye. Naze mu ngo zacu, naze ku buzima bwacu. Amahirwe yo kurama, amahirwe yo kubaho, amahirwe y'umunezero, amahirwe yawe ni amahirwe nyine, ni amahirwe. Natuzeho, turayahamagaye. Naze ku bana bacu,
naze mu ngo zacu, naze ku bagabo bacu, naze ku bagore bacu, naze mu miryango yacu. Ayo mahirwe, iyo feva yawe turayishaka, ubwo buntu, izo mbabazi, ubwo buntu bwawe turabushaka. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo dusenge ayo mahirwe naze. Ugasanga umuntu aravuga ngo njye sinjya ndwara, ugasanga undi kuva akiva mu nda ya nyina aranywa imiti, atunzwe n'imiti, abayeho kubera imiti, aritera inshinge, ubu hari hose akagendana inshinge, akagendana umuti, akagenda amira ibinini byahindutse ibyo kurya. Ndasenze kugira ngo uwo mubabaro ntuhagarare, iyo miti ntihagarare, ayo mahirwe namuzeho, yumve kubaho atarwara, yumve kubaho atitera inshinge, yumve kubaho atatunzwe n'imiti, yumve ayo mahirwe naze. Ndasenze nibutse umwana bigana n'umwana wanjye, yarambwiye Mana ngo buri saha agira isaha asohoka akajya kwitera urushinge. Akiri umwana muto cyane, agasohoka mu bandi banyeshuri akajya kwitera urushinge. Uyu mwana ndamusengeye, izi nshinge ntizihagarare. Gusa uyu mwana muto tangira yitera inshinge akiri muto, ubuzima bwe buri mu maso abira, buri mu mwijima, buri ahantu habi. Niba abana bigana bababazwa nuko babona mwana mugenzi wabo asohoka akajya kwitera inshinge, amira imiti, Uwiteka we zana amahirwe, zana ubuntu kuri uyu mwana, zana amahirwe kuri uyu mwana. Kwitera inshinge, none umuntu mukuru atinya urushinge, ariko uyu mwana muto ari ku ishuri mu bandi bantu, afite igikomere, agasohoka akajya kwitera urushinge. Abandi bana bari kwiga, abandi bana bari gukina, nta munezero afite. Ndasenze kugira ngo uyu mwana aya mahirwe y'ubuzima ahaye abandi bana nawe yakire, aya mahirwe yo kunezerwa, gukina nawe anezerewe, adacungana n'umuvuduko, adacungana n'ibyazamutse, n'ibihagarare. Hari igihe umuntu ajya kwa muganga bakamubwira ngo yarakize, abantu bajya kwa muganga babwire ngo ibyatumaga mwitera inshinge byahagaze. Mwakire ubuzima mu izina rya Yesu. Imana itanga ubuzima ndetse bwinshi. Ndasenze kugira ngo uwaraye arwaye abyuka ari muzima, uwaraye adafite aya mahirwe y'ubuzima yakira ubuzima. Ndasenze kugira ngo hari igihe umubyeyi afite kuzana umwana ku ishuri akamukura mu bazima, bakamuzana ameze nabi, ntibakire amahirwe y'ubuzima. Icyo kirere kibi ndacyeyuye, icyo gihu kibi ngikuyeho mu izina rya Yesu. Amasengesho nazane gukira kw'indwara. Ndasengeye abarwayi muri uyu mwanya, barwaye mu buryo bwose. Hari indwara zo mu buryo bw'umwuka n'indwara zo mu buryo bw'umubiri. Indwara yo mu buryo bw'umwuka, icyagihe umuntu aba yumva atagikunze Imana, icyagihe umuntu aba yumva atagishaka gusenga, kandi azi ko ubuzima bwe aho yabukuye n'aho ageze yarahagejejwe n'amasengesho, akazi afite yaragahawe n'amasengesho, urugo yubatse yararuhawe n'amasengesho, abana yabyaye yarabahawe n'amasengesho, ariko akagera ku rwego akumva ntagishaka gusenga, akumva ntagishaka gukorera Imana, akumva ntagishaka kubana n'Imana. Ariko ndasenze kugira ngo icyo kirere kibi cyamugose, icyo kirere cyo kudasabana n'Imana, icyo kirere cyamwibagije Imana, icyo kirere nikimuveho, yongere yakire ubuntu bwo gusabana n'umubyeyi, yongere yakire ubuntu bwo gusabana n'umuremyi, yongere yakire ubuntu bwo gusabana n'Imana. Ndasenze ngo ikirere cyakuye abantu kuri wowe kibaveho.
aho umuntu akumva umuntu agahera ku wa mbere akagitangira ikindi cyumweru, icyo kirere cy'intege nke nikituveho, icyo kirere cyo kwibagirwa kuri Imana nikituveho, icyo kirere cyo gusenga cyo kudasenga nikituveho. Twakiriye ikirere cyo gusenga, twakiriye ikirere cyo gusabana nawe, twakiriye ikirere cyo gusubukura umubano twari dufitanye. Urukundo rwa hagati yacu nawe rwaragabanutse. Twakiriye icyo kirere cyo gusabana nawe, twakiriye icyo kirere kitananirwa. Iyo turi ku mafilimi, iyo turi mu mipira, iyo turi mu bindi bintu, biganiro, tuganira n'inshuti ntabwo tunanirwa, ariko gusabana nawe tukananirwa, gusenga tukayura tukananirwa. Turasenze ngo icyo kirere cyadufashe, icyo kirere cyatugize bize, kikatujyana mu bidafite umumaro, kikatujyana kure yawe, kikatujyana kure y'aho uvugira, kikatujyana kure y'aho ukorera, kikadushyira kure yawe, kandi ari wowe udufitiye umumaro, tukinjiza ibitadufitiye umumaro. Icyo kirere kibi nikive ku buzima bwacu. Twakiriye ikirere cy'ubuntu kiduhuza nawe, kizana urukundo rwacu hagati yawe nawe, kizana imbabazi hagati yawe nawe, kizana ubusabane hagati yacu nawe. Twakiriye icyo kirere cy'ubuntu. Ugasanga abandi barananiwe ariko hari n'abatarananiwe, ugasanga abandi baraguye ariko hari n'abataraguye, ugasanga abandi baracoboye, ugasanga korari yari irimo abantu 80, 70, isigayemo abantu 30. Abari bananiwe hakaba kubera iki babandi batananiwe? Nuko hari imbaraga zabashoboje kutananirwa. Izo mbaraga rero turazishaka, zihagurutsa umuntu, zibyutsa umuntu, zitera umuntu ishyaka, zitera umuntu umwete, zituma atananirwa, zituma ataramirwa, zituma adacogora. Izo mbaraga zituma ibyiringiro byongera bikazamuka. Izo mbaraga zibyutsa umuntu, izo mbaraga zishoboza umuntu, izo mbaraga zihagurutsa umuntu, izo mbaraga zitera ishyaka umuntu, izo mbaraga zituma umuntu aja gushaka, izo mbaraga zituma umuntu akugirira inyota, imitima yacu yongere kugirira inyota, imitima yacu yongere yahagizwe no kuza aho uri, imitima yacu yongere gushake, imitima yacu yongere gukunde. Ariko ubundi tutagukunze twakunda nde? Ubundi tutagushatse n'iki kindi twashaka kikamara kabiri? Icyo dushaka ari igihe bidushirira mu biganza nk'isabune, bikadushirira mu biganza nko gucana buje. Ariko wowe uhoraho ibihe byose, uhorana natwe byaba bihari cyangwa bidahari. Ongera uzane icyo kirere cyo kugushaka, ongera uzane icyo kirere cyo kuza aho uri, ongera uzane icyo kirere cyo kugukunda. Twambura ikirere cy'intege nke, twambika ikirere cy'imbaraga, twambura ikirere cyo kunanirwa mu buryo bw'umwuka, utwambika ikirere cy'imbaraga. Twongere tugushakane umwete, kandi urashakwa kandi ukabonwa, uraboneka. Ijambo ryawe ngo abanshakane umwete bazambona. Uraboneka, urafatika, kandi kugushaka ni ukwigirira neza. Iyo tukwegereye hari ibiduhunga, iyo tukwegereye hari ibidusigara inyuma, iyo tukwegereye hari ibinanirwa, iyo tukwegereye tuba turi kwigirira neza, tuba turi kuva mu bubi tujya mu bwiza, tuba turi kuva mu mwijima tujya mu mucyo. Kandi nta muntu n'umwe wifuza kuba mu mwijima, nta muntu n'umwe wifuza kuba ahantu habi, nta muntu n'umwe wifuza kuba ahantu hatabona. Kukwegera, muririmbira arimo ngo uko ndushaho kukwegera amaso yanjye arahumuka, uko ndushaho kukwegera amatwi yanjye arazibuka, uko ndushaho kukwegera nuzura urukundo, uko ndushaho kukwegera nuzura imbabazi, uko ndushaho kukwegera nuzura umunezero, uko ndushaho kukwegera nuzura kutananirwa kandi binaniza bihari, uko ndushaho kukwegera nuzura kudacogora kandi bicogoza bihari, uko ndushaho kukwegera nuzura kudacika intege kandi bica intege bihari, uko ndushaho kukwegera nuzura ibyiringiro kandi bimaramo ibyiringiro bihari. Kukwegera, uko tukwegereye turuzuzwa, twuzura ubuntu bwawe, twuzura urukundo rwawe, twuzura imbabazi zawe. Abantu bakabona turimo turaseka, atari kubura abantu ko baseka niyo bya nta gishekeje gihari, kubura abantu ko ufite umunezero nubwo bitunezeza byaba bidahari. Iyo umuntu akwegereye yibagirwa uwo ari we, ahubwo akibuka uwo uri we, kandi uwo uri we
iyo umuntu yibutse wowe nibwo aba yuzuye, kuko uri umunezero ubwawe, uri ibyiringiro, uri ibyishimo, uruzuye. Iyo tukwegereye natwe turuzura. Duha imbaraga zitukwegereza, duha imbaraga zituma tukwegera, duha imbaraga zituma dusabana nawe, duha imbaraga zituma tuza aho uri, duha imbaraga zituma tumenya gusenga, duha imbaraga zituma tumenya kubana nawe, duha imbaraga zituma dutindana nawe, duha imbaraga zituma tugumana mu ruhande rwawe. Duha imbaraga Kristo, duha imbaraga, duha imbaraga, duha imbaraga, duha imbaraga, duha imbaraga. Hari abantu babanye nawe ntibananirwa, barinda basazira aho uri, basazira mu buntu bwawe, basazira muri presence yawe, basazira ku birenge byawe, kandi ntabwo bicujije. Bagumanye ubuzima, bagumanye imbaraga, bagumanye amaso areba, bagumanye ingingo nzima, bagumanye umunezero, bagumanye ngo Yohani yashaje neza. Hari abantu basazira muri wowe, hari abantu baramira muri wowe, hari abantu bagwiriza imbaraga muri wowe, hari abantu bahumekera muri wowe. Duhe guhumekera muri wowe, duhe kubyukira muri wowe, duhe kuryamira muri wowe, duhe kubaho muri presence yawe, duhe kubaho mu buntu bwawe, duhe kubaho aho uri, duhe kubaho uri, twumve turi aho uri, tubaho ushaka ko uba. Ibyo ntabwo twabyishoboza. Twongerera imbaraga, twongerera abananiwe bahagurutse, abari bacogoye bongerera imbaraga. Insengero nyinshi zirafunze muri ibi bihe, abantu ntibagisenga, abantu ntibagiterana, ariko hari uburyo ujya ugenderera umuntu ku giti cye akabana nawe, ukamubyutsa agasenga, akirirwa afite ibyiringiro, akirirwa ari kumwe nawe. Ndasenze kugira ngo ubwo buntu nibuze ku bantu batakibona aho basengera, bajye bumva nubwo insengero zifunze ariko bari kumwe nawe. Gufunga kw'isengero ntibituma abantu batakaza ibyiringiro, gufunga kw'isengero ntibituma abantu bajya kure yawe, gufunga kw'isengero ntibituma abantu basubira inyuma, ahubwo bakuruza urukundo rwawe n'ubugwaneza bwawe. Urakoze Mana, turagushimiye. Urakoze kubw'urukundo rwawe, urakoze kubw'ubuntu bwawe, urakoze kubw'imbabazi zawe, urakoze kuko ubyukije abaguye, urakoze kuko utanze ibyiringiro ku batari babifite, urakoze kuko usubijemo imbaraga bari bacitse intege, urakoze kuko uhojeje amarira bariraga, urakoze kuko imitima yacu yongeye kubona imbaraga zawe, urakoze kuko amaso yacu agiye kongera kukubona, urakoze kuko amatwi yacu agiye kongera kumva ijwi ryawe, urakoze kuko imitima yacu igiye kongera komatana nawe, urakoze kuko imibiri yacu yirinze umunaniro wo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, urakoze kuko ari wowe udukijije indwara zose, urakoze kuko ari wowe ubohoye imitima yacu, urakoze kuko ari wowe ubohoye ingingo zacu, urakoze ku bwa buri kimwe cyose. Turagushimiye kubw'urukundo rwawe, turagushimiye kubw'imbabazi zawe nyinshi usutse ku buzima bwacu, turagushimiye kubw'ubuntu uzanye, turagushimiye kubw'ikirere kibi wewe ukazana ikirere cyiza, turagushimiye kuko utwaye intege ukatuzanira imbaraga, turagushimiye ko utwaye umwijima ukazana umucyo, turagushimiye ko utwaye inzira mbi ukazana inzira nziza, turagushimiye ko wigije kure yacu ibitekerezo bipfuye, turagushimiye ko ushyize kure yacu inshuti mbi ukazana inshuti nziza, turagushimiye ko wigije kure yacu ibidafite umumaro ukazana ibifite umumaro, turagushimiye ko wigije kure yacu ibidafite agaciro ukazana ibifite agaciro, turagushimiye ko wigije kure yacu ibyari bibi ukazana ibyiza, turagushimiye ko wigijeho ikirere kibi ukazana ikirere cyiza, turagushimiye ko wigijeho ikirere cy'amarira ukazana ikirere cy'umunezero, turagushimiye ko wigijeho intege nke ukazana imbaraga, turagushimiye ko wigijeho kudasobanukirwa ubuntu bwawe n'urukundo rwawe ukazana guhishurirwa kudasanzwe, ukazana guhishurirwa kudasanzwe, ukazana ubuntu budasanzwe, ukazana imbabazi zidasanzwe, ukazana ubwenge budasanzwe, ukazana uburinzi budasanzwe ku buzima bwacu. Turagushimiye
ndagushimiye kubw'uyu mumama, ndagushimiye kubw'uyu mukobwa, ndagushimiye kubw'uyu musore, ndagushimiye kubw'abugendereye, ndagushimiye kubw'abugiriye neza, ndagushimiye kubw'abutabaye, ndagushimiye kubw'abukijije indwara, ndagushimiye kubw'abuciriye inzira, ndagushimiye kubw'abweyuriye ikirere kibi ukazana ikirere cyiza, ndagushimiye kubw'abuhaye agakiza bari baraguye, ndagushimiye kubw'abubyukije, ndagushimiye kubw'abihaye imbaraga, ndagushimiye kubw'abugaruye mu mwanya mwiza, ndagushimiye kubw'abugaruye ibyiringiro, ndagushimiye kubw'abuhaye amahoro mu gihe cy'umubabaro, mu cyimbo cy'umubabaro, ndagushimiye kubw'abuzaniye uburinzi, ndagushimiye kubw'abuteguriye imitego yose satani yari yabateze, ndagushimiye kubw'ibyobo byose umwanzi yari yacukuye ukaba ubisibanganyije, abantu bawe bakaba bagiye kuhagera bakabona ineza yawe, ndagushimiye kubw'umugisha wawe utanze ku bantu bawe, ndagushimiye kubw'ineza yabuzanye, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe, ndagushimiye kubw'imbabazi zawe, ndagushimiye kubwa buri kimwe cyose ukoze ku buzima bwacu, ndagushimiye kubw'indwara ukijije, ndagushimiye kubw'abashomeri uhaye akazi, ndagushimiye mwami wanjye, ndagushimiye kubw'imirimo n'ibitangazo ukoze, ndagushimiye ko wumva gusenga kwacu, ndagushimiye kuko ujya utwumva, waremye amatwi urumva, waremye amaso urareba, waremye amaboko urakora, waremye amaguru uragenda, ndagushimiye kubw'abugendereye muri uyu mwanya, ndagushimiye kubw'abugiriye neza, ndagushimiye kubw'abo wumvise amasengesho yabo, ndagushimiye kubw'aburebye aho bari ukamenya uko bameze, ndagushimiye kubw'abo uramburiye ukuboko, bari bamaze iminsi batabona ukuboko kwawe mu buzima bwabo, bari bamaze iminsi batabona ukuboko kwawe mu byo bakora, bari bamaze iminsi batabona ukuboko kwawe mu byo barimo, ndagushimiye ko ukuboko kwawe kubarambukiye, ndagushimiye kuko wabugendereye, bari bamaze iminsi batakumva, bari bamaze iminsi batakubona, bari bamaze iminsi batabona ineza yawe, ariko uyu mwanya urabagendereye kubw'aya masengesho, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kubw'aya masengesho, kuhereyemo abantu umugisha, ndagushimiye kubw'aya masengesho, kugire neza abantu bawe, ndagushimiye kubw'aya masengesho, ko atabaye abantu bawe, ndagushimiye kubw'aya masengesho, ko wojeje abantu bawe amarira. Urakoze Yesu kubw'umugisha wawe, urakoze Yesu kubw'urukundo rwawe, urakoze Yesu kubw'ineza yawe, urakoze Yesu kuko utugiriye neza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe nirishyirwe hejuru, izina ryawe niryubahwe, turagushimiye. Petero avuze ngo twakuvaho tukajya hehe, ko ufite ihumure ryuzuye, ko ufite amagambo meza y'ubugingo, ndagushimiye ko abuzirikiye ku birenge byawe bagarutse kandi batazongera gusubira inyuma, icyubahiro n'ikibi cyawe, izina rya Yesu Kristo, amen. Amanio TV, Biblia kutwese. Amanio TV, Biblia kutwese. Amanio TV turabaramutsa, ijambo rimana niryo riduhuza, umucyo wera uturikirana, mu mitima yacu uradusana. Amanio TV.